Muri episode ya mbere yabanjirije twari tubonye ko umugore warindaga bari abana bamukubise ikiboko mpaka apfuye. Bernard Estanyol n'umwana we Arnaud Estanyol ntabwo bari bishimiye kuguma aho ngaho bitewe n'ubunyamaswa bwakorwaga n'abakomeye bwari aho ngaho. Ntabwo bari bishimiye kuba aho ngaho bakanagera ku mbuga bamenye amaraso y'inzira karengane. Byari ihurizo rikomeye kuri boss waho Grau Pigs kuba nareka Bernard Estanyol akagenda bazamufata hanyuma bakamenya aho yabaga bakaba babizira, bityo bagomba kumwinginga akahaguma ndetse bakamuha n'akandi kazi keza akareka gukorana n'abacakara. Bamuha akazi kamuhemba kandi n'umwana we Arnaud bakemera ko aba umwigishwa agakora azi gukora akazi runaka kimwe n'abandi bana bose babakomeye. Muri icyo gihe uwo mwana Arnaud yakomeje kubaho mu bwigunge ariko aza guhura n'undi mwana Joannette w'umukene cyane maze baba inshuti. Uwo mwana yari yaratereranywe na se umubyara kandi ubwo ise yarafungiranye nyina mu kazu gato amuziza ko yamuciye inyuma. Icyo gihe byari kera cyane abagore nta burenganzira bagira. Ubwo umwana w'uwo mugore akageza kumusura azanye na Arnaud. Birumvikana bavuganaga batarebana, bavuganiraga mu kadirishya k'iyo kasho uwo mugore yarafungiyemo. Akagira gutya akanyuzamo akaboko maze agakora mu mutwe w'umwana we ari nako amuhumuriza. Abo bana b'abahungu bombi bari mu kigero cy'imyaka 9. Arnaud Estanyol ubwo yageraga mu rugo yaganiriye na papa we ku bijyanye na mama we umubyara Francesca kuko yarabonye ko inshuti ye ifite nyina nubwo yarabayeho nabi ariko basa mukora mu mutwe akamuhumuriza nubwo yarafungiranye. Ise yamubwiye ku bijyanye na nyina Francesca utarabonye amahirwe yo gukunda umwana we. Bya kubitiraho nuko wamureze bamwisha bamukubita bigatuma yiheba kurushaho. Ise mu kumuhumuriza yamubwiye ko ari umubyeyi wo mu ijuru Bikira Mariya umukunda cyane. Bityo abana b'inshuti bakura bakunda Bikira Mariya hamwe na kiliziya ndetse no gusenga. Byari mu gihe cyo kubaka kiliziya nshyashya kandi nini cyane yambukiranyije ibinyejana no bikabikiriho Cathedrale de la Mar. Ikaba yarubakiye umubyeyi Bikira Mariya bakayita Santa Maria de la Mar. Abantu ubwo bakajya ku kiliziya kureba ishusho ya Bikira Mariya bakanavomera abafuni n'abayede amazi yo kunywa. Ariko Arnaud we akifuza kuba yakora vuba ngo abafashe kuzana amabuye yo kubaka kiliziya nshyashya. Ku rundi ruhande mu rugo kwa Grau Pigs hari akira agahinda gakabije. Bose byaramurenze kubwo umwana we wapfuye kandi ubwo n'umugore we Guimona umubabaro w'urupfu rw'umwana we waramuhejeje mu buriri ararwara byo gupfa. Umunsi wakurikiyeho hari hiriwe imyivumbagatanyo yo kurwanya umwanzi w'umujyi wose. Nibwo nimugoroba batashye basanga umugore wa Grau akaba mushiki wa Bernard Estanyol nawe yitabye Imana. Haciyeho umwaka umwe gusa umukire Grau Pigs yahise ashaka undi mugore kandi wo mu muryango w'abatware. Ubwo kandi n'ubuzima burahinduka. Abamwe mu batware kuko n'ubutunzi bwo bwari bumaje kumugira umuntu ukomeye cyane. Ubwo gucuruza ababiretse ndetse n'abacakara yari afite bamukoreraga arabagurisha. Bernard Estanyol n'umwana we Arnaud uwo mukire yahise abaha akazi ko koza amafarashi. Ibyo bari barasezeranye ko azita ku mwana we akiga birahinduka. Bernard abaho n'umwana we ku ruhande ndetse na wa mwana Joannette w'inshuti ya Arnaud aramwakira mu muryango ngo nawe amurere dore ko nta mubyeyi yari afite umwitaho. Abo bana bombi Arnaud na Joannette bifuza kuzakorera abavandimwe. Arnaud Estanyol we yifuzaga gukura vuba akajya gufasha abafundi kubaka ingoro cyangwa kiliziya. Naho Joannette we yashaka kuzavamo umupadiri. Joannette ubwo yajyaga kurebaho nyina afungiye ubwo kandi akagenda yisha papa we kuko amubonye yamugirira nabi aho yari hafi aho agaburira inkoko. Bisigazwa akabijugunyira umugore mu kazu yari afungiyemo. Ubwo uwo mwana Joannette yabashaka kugeraho nyina yari afungiye yasanze byarangiye. Nyuma yo kumuhamagara ntiyakwitaba maze anyura mu kadirishya asanga yapfuye kare. Ubwo Arnaud na se bazaga kumushakisha bamubuze basanze byagenze gutyo. Kandi ubwo umugabo we wamufungiyemo aho ntacyo byari bimubwiye. Byaragahinda gakabije. Bwarakeye bajya gushyingura nta kundi. Arnaud mu guhumuriza inshuti ye Joannette aramubwira ngo ntiyakire umubyeyi Bikira Mariya ari we umubera nyina nk'uko nawe ise yamubwiraga. Joannette yirwaga asenga ndetse n'inzozi zari kuba umupadiri. Hanyuma ise wa Arnaud yahise amushakira ishuri yajya kujya kwigiramo ubupadiri. Arnaud we agumana na se mu kazi ko koza amafarashi. Muri ako kazi ko koza amafarashi bagiye bahura n'ibigeragezo. Barabangaga umwana bagashaka kumukubita ariko ise akamurwanaho. Rimwe baza no kubagambanira ifarashi batunganyije imigozi barayihambura maze igikomangoma kigiyeho kiragwa. Uwo mwana Arnaud nk'umuntu wahambiraga iyo migozi y'amafarashi bamuhaye igihano. Bamuhaye igihano cyo gusaba imbabazi asoma ibirenge byabo kugira ngo we na se batabirukana bakabura akazi n'imibereho. Umusaza wari wagerageje kubita Arnaud ariko ise akamurwanaho ndetse anamerera nabi icyo gisaza nicyo cyari cyabagambaniye. Arnaud yagomba gusoma ibirenge bya sebuja n'umuryango we nta kundi byari kugenda. Arnaud wari ukiri umwana muto cyane ibyo byamuteye igikomere ku mutima atari kuzibagirwa mu buzima bwe bwose. Iyi episode irangira mu mujyi hose hari kuvugwa ikibazo cy'inzara kije kubera ko abantu bose baragiye bahinga ibihingwa by'amafaranga bibagirwa guhinga ibihingwa ngandurarugo ibi byo kurya ndetse n'umutware akaba n'umukire Grau Pigs hamwe n'umuryango we bari bafite impungenge z'icyo kibazo cy'inzara.
naho muri episode ya 3 ikurikira nayo murasanga kuri no chaîne. Imana ibarinde.